Welcome guys, welcome nanone kuri YouTube channel yanyu Nominadadu. Turabakumbuye, turabakunda. Mwarakoze cyane kudushyigikira, kutereka urukundo, mugakora amasabu, mukareba. Turabashimiye cyane. Uyu munsi rero ndi mu rugo nko mubibona. Sigaye nitonda by the way. Munago muri kubibona, sigaye nitonda. Natekereje ndi mu rugo nabwo se Dadu nta kintu namukoma kiri seri. Ariko iyi prank nagari yandi yo kumwishyura. Muzayibona yo kumwishyura ngiye kumukoma hahandi mubabaza ariko so ari hejuru muraza kubibona ukuntu biri bugende namwe ndabicisha amatsiko ariko nyine iyo mumbonye muhita mumenya ko ari team nawe hejuru ntabwo tujye dutsindwa never. So mwakoze cyane rero kundeba mukomeze murebe n'izindi video mukoresa ukibana nawe muhitukanda so ibindi rero muraza kubibona neza. Ciao turasubira. Nze bite byawowe Kisheri azada buri munsi urumya ngusubiramo ikintu maze gusaza ku buryo wibagirwa guteze wawe nawe biri kunyibutsa byo kujya hariya nakubwiye reka tuze kugendera rimwe sundi kuki waje ukicara hano nikumva ashaka kunyina akayaga hano hatuje mba ndeba ibintu uri kureba si ibintu Imana yaremye ntabwo ubizi si byiza ashiri gede ntabwo sinane urabizi Imana nshaka kureba nyine nkareba ibintu binini hano hari izuba uyimanuka se hasi niryamira se mfite ntabwo ari unaniwe cyane ngiye n'izuba rinyishe ryaho n'izuba iki se ndi kubona ntazi kuntu bicaye sinda biteyaje ngiye nareka mubwire na nta bintu by'inda hano ntabyo reka nkubwire ndacyafite twaka twanjye duke dushoboka ntago ugomba kusaza mfite umugabo umeze ngo reka ugomba gukora siporo nanjye sindi kuyikora nareba ariko urabona ko meze neza ushobora kuba ari isengeri ariko uri kubyimba ariko urabizi nawe ko mazigenda gukora umunsi nuko ninaniwe umunsi nta kintu ndi gukora none se ninde ukoresha message sigaye umishasha se password wari warayinze ko wahinduye password yanjye nawe Hey pare umeze neza umwana ntabwo ameze neza nkeneye amafaranga nimugoroba ubwo urambwira love you ariko kaje ariko ibi usigaye ukina comedy wowe ahubwo gini iki umuntu twitiranwa twitaribeshye sasa hano umuntu mwitiranwa se ntago yitwa Pole hanyuma arabona se ari wowe uretse ndebe iyo nimero mugora namubwije umwe aravuganye ngo watashye ariko uretse uziko ntago nyifata telefone yawe turi message zibereyemo nyine uretse ndebe cyane ntago mbyumva dadureka nkubwire ufite umwana umwana simbikubwira naba narabikubwiye jewe umwana se ni ikintu bahisha umwana ni ikintu bahisha namuhisha se kugeza ryari ntakure ntagaragare ni message umuntu ashobora kuba yobye simbizi ariko reka nkubwire Dadu shiri uyu muntu ashobora kuba yibeshye ntago abantu zana tuyihamagare zana nyihamagarize ntago ari kwitaba
nanjye ubwo nibyo ushaka kumenya. Dado, ufite umwana hanze? Njye ndashaka kumbwiza ukuri ariko njyewe kandi reka nkubwire kandi nsigaye nitonda. Hari igihe umuntu aba afite abantu bitiranywa muri telefone. None se mu bantu bose bo muri iyi si babonye ari we bagomba kubeshyera. Hari izina ubonye ubusa arivuze. Ndabayobewe wese ushobora no kwandikaho ibindi bintu ntazi. Ariko urabonye nta zina rye ni umuntu ushobora kuba afite nimero yanditse akibi. Wapi? Nizajya nkubwire gute. Jewe Dadureka rero mu bwenge byo ntabwo byemera. Ntabwo mbyemera. Kandi sigaye ntazi wowe. Sigaye ntazi. Utazi ikisheri. Ko uri kufata nkaho nanjye ndaho ngaho mfite umwana w'umugabo wanjye. Kuri ngiye kukubwira. Nuko uyu muntu atari gufata telefone. Ashobora kuba yibeshye nkamubaza kuri wari muri. Kandi igihe ibyo nkubwira niko kuri. Ntabwo bishoboka ariko. Gute se bidashoboka? Umuntu ari igihe umuntu ashobora kugira. None se nta muntu waguhamagara akasanga yibeshye akavuga ati Naomi yavuga ibintu kumva ntago ari byo akavuga ati ndibeshye n'umuntu muri itirano. Ntago bizi ko bibaho. Niyo umuntu ashobora kuba yibeshye nuko atari gufata phone. Ntago ngiye nta mwana afite uranzi banarabikubwiye. Hari ikintu ngurisha kubizi. Kandi koko ntacyo misha. Seri ntuhita uca urubanza kuko nguko. Kandi ndabikubwiye njyewe mfa kuba muri ibyo ndi kukubwira mbizi. Mwakabagabo muri mwe muki, muri mwe mwifu, muri kawunga, mu bitaka, mu byatsi muri mwe muki. Kuburyo ushaka kumfa twamindura umusazi. None reka bizera ibyo ndi kukubwira cyangwa urizera message ziri kuza ntazi niyo zivuye. Message utazi. Ngubu naje kwicara hano kuko nkeneye nakubwiye gufata umwanya nkiruhukira nkamera neza. Ntabwo ndi kugira ngo dushwane nonaha. Njyewe wumva ibyo ndi kukubwira niko kuri. Dadurire kamubwira. Njye ntabwo ndi bubyemere. Pakamenya uwo muntu ninde. Nshobora kumubwira. Dadu uremera ukuri kwanye ntabwo ukuri. Nta mbaraga nsigaye mfite zo gutongana nawe, zo gushwana nawe. Njye nsigaye numva ntashaka kuvuga ibintu byinshi. Aho mbabarira. Tekereza neza, fata umwanya wawe. Umwanya wanjye urahagaze rero. Kwereka se ngiye ko nta mishinga yanjye. Ariko abagabo Oui. Mami.
Dati. Dati. Ntabwo uri hano ariko. Dati, uri he? Ndebera telefone yanjye. Cheri. Ndahamagara ndi kuko ndekera si umuntu yiyahura kuko mpamagare mama kuko sinabari kwivugiraho. Mani byamvunye. Blanca. Dadu uwo muntu ninde? Umuntu ninde ufite umwana? Uwo muntu ninde uramubwira cyangwa ngo umubwira? It's a Blanca. Bino biranuka. Ndumva mpfuye. Nibyo ubona. Sisi Blanca so nakubwiye. Ntabwo wumvishije ibintu bigwa. Ese ngenzi naravumbuye ubwenge bwanjye bwo gushira kamera hano udashaka gukeka na gato de cameraman ari mu rugo rw'abandi. Reba hariya, reba hari mu cya gipangu hirya. Ubu naratanyimenera surura uruvaze yanjye n'ibiro byawe. Ubu wowe ujye ugira imenge ikintu cyose ukora ujye umenya ko nshobora kugiye Blanca none cameraman naramuhinduye mu ndamwana igishira ahantu kamera turabivugana ku buryo atagira. Baba we sikora amaraso atangiye no kurya. Cameraman twarabivuganye anaza gishira kamera. Ibaza ariko kumuganga ajye mu rugo rw'abandi harari bahanari reba hanari. Zikizi uziko mpfuye biri seriye. Twabivuganye. Uriya muntu wakwandikiye message ni cameraman. Tambwira ukuntu waruncarije ubwonko. Niwe nukuri nabimubwiye. Muri intro uzabibona. Kamuhanagura ariko tutuntu twajya ngo urabyutse se wari waryamye. Cyagiye twashwanye ujya he? Mbana n'amaguru mfite none. Nanjye urumvisha ukuntu hari umuhanda wangize cyagihe ngo uri kumuprankinga cyagiye muno no mu karubanda urumvishije. Ukuntu umuntu amaguru ayitabura. Team Naomi twagatse. Haguruka semana haguruka. Maraso sinzi uko yakora. Genda umva nenda nko kuruka kubera ibi bintu nakoze.
mva nkubwira bino bintu ntuzabikinishe urumva ntuzabikinishe ku mugabo utazi ngenda muzi ntago yasara ariko hari n'undi mugabo yanagukubita ukavuga ati none upfa kabiri shawe bana we nanjye ndumva ntazi bawe abantu mugiye kumbwira muri commenting ibyo bintu ukinisha ibyo bintu nyinisha nyine n'ubundi n'impfu zaza cyangwa wishime cyangwa ubabare as long as twese ariho tuzajya rero ndagusa nese nahuza Yesu azaza okay uyu nguyu ari muri team y'abantu ari muri team y'abantu batazapfa kugeza Yesu aje nanjye nuko tumeze ariko comment zanyu ngo ibintu mukinisha upfa nitabeni cyitonderwa turamaze no sense tugendeshe tatu byanze ndagukunda surumva ukuntu ngiye bimeze wanze kugaragara muri kamera amaso yanjye turakutsinze guys adure ni kuri bigenze kanze mbereka amaraso yanjye muzabikinisha bino bintu mufite abagabo b'ibimasa azikanye ubu ndaza kwisobanura ngenda hari icyo mushikisha kahita tuza guys prank yamvunye numvaga ngiye gupfa biri seri nduva hano hari kunjya byamanukiyeho ngiye koga guys mwakoze cyane mukore subscribe dukomeda ngiye kumukoma muri iyi minsi ku buryo asaba imbabazi n'abafana be mukavuga ati tubabare twamanitse amaboko dadusibyo see you bye ciao napfuye oya naho nza dadusheri pole Gaba mu baye gutunga amaraso yawe dadu yanze bayi abashubayi umva nari mpfuye usko nari mpfuye buri seri umva turkunutsa muri kubibona ukunutsa nk'amahero cameraman ivuga ngo ndasa nabi utaza gutuma nsa nabi ngomba gusa neza naba napfuye cyangwa ndi muzima urumva rero umuntu twakoresheje agira murumva mukeneye kumubona se nago namubereka none ahangaha ariko ukuntu nabigenze ni cameraman wabikoze nyine niwe wandikiye dadu message sibyo cameraman niwe wamwandikiye message tubikora kuriya mwabibonye ariko nyine ndababwiye don't ntuzabikore mu rugo n'umugabo wawe utazamukora umutima ugahamagara mama yaragiye guhamagara mama habuze gato kandi iyo bahamagara mama wanjye mwaramubonye muramuzi kunatisho none ngahita mpfa kabiri guys rero mwakoze cyane ndarushye meze nk'umuntu uvuye mu rupfoko ariko nyine mwakoze cyane kureba ino video muyire misemo bisubiremo comment nziza nimbi turazakira mu izina rya Yesu amen.